Hari abantu bakunze kumbaza ngo ni gute ngo wakoresha ikoranabuhanga rya AI muri business yawe. Mfite salo cyangwa se mfite business n'iyi, ni gute nakoresha AI kugira ngo imfashe muri business yanjye. Noneho njye nkahita mbabaza ushaka ko igufasha iki? Ugasanga ntabwo bazi icyo kibazo. Uyu munsi tugiye kuvuga ni ibiki ukeneye cyangwa se ni gute ubigenza kugira ngo ikoranabuhanga runaka rigufashe muri business yawe. Kubera ko ikintu kimwe dukwiye kwibuka ni uko nubwo AI ari ikoranabuhanga abantu benshi batangarira ibyo zikora cyangwa se ibyo abantu bashobora kurikoresha, ariko dukwiye kwibuka nanone ko AI ni ikoranabuhanga nk'ayandi makoranabuhanga yose. Ni ukuvuga ngo hari igihe abantu bari bakeneye ama website ari benshi, ugasanga akeneye website kugira ngo agaragare kuri Google cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga abantu bashakisha babashe kumubona. Ugasanga iryo ni ryo koranabuhanga akeneye muri business ye. Ugasanga umuntu akeneye, niba ari umuntu ufite business yo kuderivaringa cyangwa se yo kujyana ibicuruzwa aho abantu bari, akeneye ikoranabuhanga rizamufasha kugira ngo umumotari aze kumenya neza ko uwo muntu ashyiriye ibicuruzwa ari we wanyawe koko. Ariko abantu muri iyi minsi kubera ko bumvise ko AI ikwiye kujya mu business yose, usanga bafata AI nk'ikintu nyine gikwiye kuba kiri muri business uko byagenda kose, noneho bakagitekereza ko ari nk'akamashini umuntu aza agatereka muri business, ariko ntabwo ariko bimeze. Ahubwo mbere yo kugira ngo AI igufashe muri business yawe, ukwiye kubanza ugatekereza kuri ibi ngibi. Ese business yawe ni tech business cyangwa se ni tech enabled business? Icyo nshatse kuvuga ni iki? Tech business ni business zicuruza technology n'ubundi, ni ukuvuga ngo igicuruzwa bafite n'ubundi ni technology. Tech enabled business ni business zindi zisanzwe zicuruza ibindi bikoresho, ariko bo bifashisha technology kugira ngo bongere ubushobozi bwa business yabo cyangwa se business yabo yongera umusaruro. Urugero nka tech business ni nka business icuruza software, iyo ngiyo ni tech business kubera ko byo bacuruza n'ikoranabuhanga n'ubundi. Ariko nka business icuruza amagare, ntabwo niyo batashyiramo ikoranabuhanga bakomeza bagacuruza, ariko bashyiramo ikoranabuhanga kugira ngo bongere umusaruro, banavugurure ibikorwa byabo. Urugero niba bakeneye umuntu uza ku muryango akakira umukiriya, bashobora gushyiramo ikoranabuhanga riri ku muryango ryakira umukiriya. Cyangwa se niba bakeneye ko umukiriya mu gihe aguze akishyura na mobile money, bagomba guhita bamuhereza fagitire ko yishyuye, bagashyiraho ikoranabuhanga rizajya ribona ko yishyuye, rigahita rimuha fagitire bidasabye ko hari umuntu utegereje guhita akora iyo fagitire. Ikoranabuhanga rikajya rihita ribikora. Rero umuntu wamara gufata umwanzuro ukavuga uti business yanjye ni tech enabled business cyangwa se ni tech business, ukavuga uti noneho muri iyi business yanjye ni ibihe bikorwa bitandukanye dukoramo. Urugero niba business yawe ari tech enabled business ari restaurant, uravuga uti muri restaurant ni ibihe bikorwa birimo. Harimo kwakira abakiriya, hari ukubakorera amafagitire, hari kubara amafaranga yinjiye no kubara inyungu n'igihombo, hari ukureba kujya guhaha, ukareba ibyo bikorwa byose ukabilistinga, ukavuga uti muri ibi bikorwa byose ni ibihe twakwifashishamo technology. Ushobora kuvuga uti yenda guhaha, tugomba kohereza umuntu ujya guhaha, yenda hari igihe hazaza amarobo, iyo ni technology izabije ishobora kugufasha muri icyo gikorwa ikakugirayo. Ari guhaha twari tubivuze, hari ukwakira abakiriya, umukiriya yaza ageze ku meza ukamushyira menu, ushobora gushyira menu ku meza ugashyiraho nk'imashini, ahantu ujya ugasanga hariho nk'imashini nka tablet uri buze guhita ureba ibihari, noneho ugahita wodaringa bidasabye ko haza umuntu, bagahita babibona mu gikoni, noneho bahita babikuzanira kuri ayo meza yawe. Ubwo ni ubundi bwoko bw'ikoranabuhanga. Noneho iyo ugiye muri AI rero uribaza ngo nibiki noneho muri ibi bintu byose ndi kubona ikoranabuhanga rishobora kumfashamo, nibiki AI yakoramo noneho, cyangwa se iri koranabuhanga ndakoresha hano ryaba rifitemo AI. Ibintu AI ikunze gusimbura cyane cyane ni ibintu ahantu usanga ufite imirimo igenda yisubiramo, cyangwa se mu bintu byerekeranye no kunonosora cyangwa se gukora ubugenzuzi mu makuru, AI ishobora kubigufashamo. Ibintu nk'ibyo ngibyo, gukora amadokima AI ishobora kubigufashamo. Niba hari amadokima ukunda gukora, kuba ari activities zimwe na zimwe automating cyangwa se automating ibintu byari bisanzwe bikorwa n'umuntu, bikaba byisubiramo cyangwa se bitisubiramo, ariko bishoboka ko hari ikoranabuhanga wabishyiramo, aho ushobora kubishyira. Iyo umuntu amaze kubona ibyo bintu byose biri muri business akareba ni ibiki ikoranabuhanga rishobora gusimbura, nibwo amenya uko icyo noneho akoraho kugira ngo uhite uvuga uti noneho dukeneye kwirukana abantu, dukeneye gushyiramo AI. Bibanza urebe ni ibiki muri business yanjye
bikeneye abantu, n'ibihe bidakeneye abantu, n'ibihe se dukeneyemo ikoranabuhanga ariko rizafashwa n'abantu. Ko ntabwo buri gihe uzasanga ukeneye AI, hari aho uzasanga ukeneye AI ahandi ugasanga utayikeneye, ukeneye nka website, ukeneye kugera ku bantu benshi cyane kugira ngo ubone abakiriya benshi. AI ishobora kugufasha mu gukora content mu bindi, ariko ukeneye no gushyira imbaraga mu gukoresha irindi koranabuhanga, urugero nka social media cyangwa se nk'ubundi bwoko bw'ikoranabuhanga nk'ama website cyangwa se nka Google My Profile. Ibyo ni ibintu bigiye bitandukanye ushobora gukora bitewe n'icyo ushaka kugeraho. So ntabwo nyine gukoresha ikoranabuhanga ari ukuvuga ngo ikoranabuhanga niryo rigezweho ngo reka mpite ndishyiramo utabanje kureba aho riraza kugufasha, n'ibiki riraza gukemura muri business yawe. Ntabwo ikoranabuhanga ribaho kubera ko ririho gusa, ahubwo ribaho kugira ngo rikemure ibibazo. So niba ukeneye ko twagufasha kugira ngo ibyo bintu bikore cyangwa se unonosore muri business yawe ko isanzwe ikora, wanyandikira hano kuri TikTok cyangwa se kuri YouTube, uraza kubona link muri profile yanjye, noneho tugufashe.